waretse ko numva inda irimo kugenda isimbuka kubera uvuze urusengero. Njyewe ubutabazi bwa mbere nabuboneye mu rusengero. Namaze imyaka igera hafi muri 6 ndara mu rusengero niyorosa umusambi nkiyorosa undi umusambi. Imana ijya kuvugana nanjye yavugane nanjye mu rusengero. Ntabwo Imana yakuvunira amaguru y'umucoraguzi itarumvise acoraguza. Reka babwire kuri gasaza. Oya, ahubwo Imana isubiza amasengesho yose. Oya, ariko yose irayumva. Toka debo si rabo. Oya, abantu bazi agaciro k'imbaraga z'urusengero. Urusengero urusengero ruvugwa ngo uzarureba nabi azapfusha umwana. Niki kintu wareba nawe ugapfusha umwana. Reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye abari ku mugabane wa Amerika, bari muri Aziya, Uburayi ndetse na Afrika, ariko ntabwo twarenze ingohi abanyarwanda bahani iwacu badukurikira umunsi ku munsi, kandi inshuti zacu ziri Burundi, Tanzania, Kenya, ukuvuga ibiyaga bigari byose, ndetse n'inshuti zacu ziri hano Murenge na hano za Masisi baradukurikira cyane n'inshuti zacu. Rero reka tubahe ikaze ku Irembo Ryera TV. Ku Irembo Ryera TV, ariko tunayibutsa ko mukora subscribe. Ndi kumwe n'abagabo banini bakomeye hano kandi bafite imbaraga z'Imana, ariko tukaba tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'icyo bita imbaraga z'amasengesho. Amasengesho akora iki kandi akora ryari? Ni ikihe gitangaza wabonye mu masengesho? Aba ni abagabo rero batanga buhamya babonye imbaraga z'Imana. Turashaka kukubwira amasengesho, ukumva imbaraga z'amasengesho, kugeza ubwo hari n'umubyeyi wakunze umwana wahita amwita amasengesho bitewe n'imbaraga z'amasengesho. Yavutse rero bitagaza, kandi mugize nshobora no kunamubereka, ariko reka mbe mbihoreye ndabona imeze gute. Reka dutangire rero twibwira abadukurikiye, abakurikiye Irembo Ryera, ariko tunasuhuze Aline muri Dubai, ahagarariye Irembo Ryera kuri ya mugabane nyine, aho nyine avuga Irembo Ryera umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha, ndetse n'abandi bose bari muri ibyo bihugu ntavuze amazina yabo, abaterankunga badushyigikira uko bucya nuko bwira. Twabonye imbaraga zanyu mugenda muzirekura, biradushimisha cyane, tubazirikana mu masengesho yacu. Hanyuma reka mpere hano dutangire atwibwira muri bande mwakwibwira abakurikiye Irembo Ryera. Yesu nashimwe. Nitwa Pastor Tegengwa Jean Bernard. Nejwe n'Imana ko uyu mwanya Imana impaye ko ndi kumwe namwe. Imana kandi hano umugisha. Amen. Kamba fatire mbasanganye. Hanyuma reka twumve uyu mukozi w'Imana. Murabona ko ni umuntu munini cyane Imana yahamagaye, aratubwira nawe amazina yiwe. Murakoze cyane. Nitwa Nkundabenshi Jean Dodier, bakunda kwita Simba wa Yuda. Ndi umuvugabutumwa, nsengera mu rubonobono. Imana iduhana umugisha. Duhereye kuri Pastor Bernard, iyo bavuze ubundi imbaraga z'amasengesho uzumva uti imbaraga z'amasengesho zikora iki? Abantu babona gusenga bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ndetse abandi bakavuga ko ari ibintu wenda by'amadini. Gusenga bisobanura iki? Gusenga, kubazi gusenga bifite umumaro. Gusenga ubundi gusenga ni akazi, ubundi gusenga ni umurimo. Gusenga ni igikorwa. Bivuga ngo iyo usenze ubukoze akazi, byanga bikunda iyo umaze gukora utegereza n'umusaruro w'ibyo wakoze. Gusenga ni akazi. Yego. Ibyo bivuze nka pasiteri, ariko se gusenga ni iki? Gusenga icyo nabivugaho, gusenga ni ugusenga ubona ko ushaka gusabana n'Imana. Icyo ni kimwe. Gusenga no gusenga ushaka ko
hari ibyo ushaka kubwira imana kugira ngo ibyo ngibyo ushaka kubwira imana igire icyo ibikoraho. hanyuma no gusenga rero ni igikorwa kigira icyo gikora kandi kikagaragaza umusaruro. ubwo bisobanuye ngo udafite ibyo ubwira imana ntiwakwiriye gusenga. none se oya pastor ntago wasenga. waba usenga iki udafite ibyo uvuga gute se? kandi udafite ibyo uvuga wasengesha iki? oya ubwo mbere yuko tuza kuvuga imbaraga z'amasengesho ndashaka ko ibi bintu tubigira tugakora abantu muri ntuza. niba udafite ibyo usenga, niba imana muyisenga kuko mufite ibyo muvuga, yego ntabwo muyisenga. udafite ibyo uvuga, udafite ibyo uvuga wasenga. usenga iki? gusenga ubundi ubwo muragira ngo bibigishe kandi mwe ashaka kubimenyaho. Ndeba gusenga. Gusenga hari abantu bavuga ngo ni ukuganira n'Imana. Gusenga hari abantu bavuga ngo ni ugukora nk'uko nanjye mu kanya navuze ngo ni ugukora. Gusenga bigira inyito ryari, bigira inyito bitewe n'uwabikoze. Uwagiye gusaba avuga ko gusenga ari ugusaba, uwagiye gushima avuga ko gusenga ari ugushima, uwagiye kurwana avuga ko gusenga ari ukurwana, uwagiye kubohoza avuga ko gusenga ari ukubohoza, uwagiye gutabaza avuga ko gusenga ari uguhuruza. ubwo turaza gusanga gusenga ari ikintu kinini gikubiyemwo uko umuntu wese ari bube ari ahagaze uwo munsi mu mutima we. hanyuma noneho rero turi kumwe na Simba wa Yuda, ni umunyamasengesho yayoboye icyumba cy'amasengesho. Imana imukoresha ibitangaza byinshi ndabizi. gusenga kose Imana irakumva. gusenga kose Imana irakumva. n'ubuyobe oya, Imana ntiyemera ubuyobe. ntago yemera ubuyobe, ariko gusenga kose Imana irakumva. kuko abantu bose iyo basenga basaba byiza Imana irabumva. ariko hari n'abasenga bavuga ngo Mana ngo uyu munsi udufashe ngo bigende gutya kandi bagiye gukora ibibi. sinzi rero nimba ibyo ngibyo Imana ibyumva, ariko nuva Imana ibyo ngibyo itabyumva. Imana ahubwo yumva amasengesho meza, ntago yumva mabi. hari umuririmbyi waririmbye ngo iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Imana ishimwe. Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye. ariko kwayobora gakora hari iyo ndirimbo wari uzi kwitera. nari mbizi. Tera gakora sinumve. Tera gakora sinumve bra kuko ntago aba president. Wenda gufatira. Uramfatira? Nizadusiga nizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo, nizadusiga nizaduhana iraduhetse ku mugongo wayo. turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana, Turi ku mugongo w'Imana. abasenga yemwe turi ku mugongo w'Imana, Turi ku mugongo w'Imana. turi ku mugongo w'Imana we. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana, Turi ku mugongo w'Imana. haleluya. ariko hari koko ari president. Turi ku mugongo w'Imana. Imbaraga z'amasengesho ziherutse gukora agashya. zakinguye urugi rwari rukinze. sinzi niba uhibuka mu byakozwe no mu bice 12 umurongo wa mbere. ahantu Petero yari akingiraniwe. Petero yari akingiraniwe. Imbaraga wigeze ubona imbaraga z'amasengesho? narazibonye. zitubwire. Imbaraga z'amasengesho narazibonye. nabonye Imana ifata umugabo imukuye mu byaha, amasengesho agahindura ubuzima bwe. amasengesho yampindura ubuzima. nubone ngo nuko mbyibushye gutya, uruhare runini ni amasengesho.
iyo ntaza kugira amasengesho urayarya se amasengesho ndayarya aya ni amasengesho aya niyo ibi ni ibyakozwe n'intumwa ni amasengesho aha ni abakorendo aha ni abaheburayo aha ni ibyahisho ni amasengesho amasengesho aragabura amasengesho atanga ubuzima amasengesho atanga imibereho amasengesho atanga icyerekezo amasengesho aguha umuryango uri imfubyi akaguha umuryango amasengesho aguha abavandimwe utari ufite abavandimwe amasengesho niyo ambeshejeho amasengesho n'uyu munsi wa none niyo nkiriramo haleluya amasengesho imbaraga z'amasengesho buriya reka nsubire inyuma gatoya mwamuvuze ngo si Imana yumva amasengesho yose ngo ntabwo yumva amasengesho mabi ariko Imana yumva ikintu cyose n'ikimenyimenyi n'abacuraguzi iyo bacuragura Imana irabumva ntabwo yabarwanye ntabumvise reka mabwiza ukuri tujye tumenya ibintu Imana yaravuze ngo ibyo bikorerwa i Sodomu ni ukuri kuko rero njya mbyumva reka no kubyumva gusa ahubwo reka njye no kubireba bivuga ngo yarabyumvaga ntabwo Imana yakuvunira amaguru y'umucuraguzi itarumvise acuragura reka babwire ukuri bw'abasaza oya ahubwo Imana isubiza amasengesho yose oya ariko yose irayumva subiza yose Bibiliya iravuga ngo kuko Imana itoshya ibibi uzasenga nabi ngo Mana nyicira mwarimu nyicira diyakone nyicira ntabwo ari izabimwoheje bivuga ngo ntabwo umwuka w'ayo masengesho ari uw'Imana ariko irayumva ariko ntiyasubiza ariko irayumva niho izakubwira ngo hari umuntu ukumereye nabi ntabwo ari uwo kwishe ahubwo ni ukwifuriza kupfa ese Imana yabwiwe n'iki ko hari abantu bakwifuriza ibibi nuko cya gihe babigambira cya gihe babivuga burya yarabumvaga yarabumvaga imbaraga z'amasengesho ahubwo turi buvuge ku mbaraga z'amasengesho ariko amasengesho yose Imana irayumva yose irayumva yose nusenga ngo Mana wambabariye nkishingira rwose ko byancanze iramwumva ikagenda igatera umwe muri bo kwinangira oya sheri simbyemera burya Imana yumvise ko gishaka gukocora iravuga ngo nanjye mugenzi wawe nzamutera kwinangira ubimubwire kandi agukunda kandi abishaka nta n'ubushobozi afite ariko kunanize mu myumvire Imana yarabyumvise itabyumva bose bagenda nibyo harimo akantu pasiteri avuze amagambo harimo akantu ndafashijwe harimo akantu ndafashijwe harimo akantu aha hari ijambo riri mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 12 iri jambo ravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohozwa imirimo yazo bivuze ngo Imana ijya ibona koko imigambi y'abantu babi irayumva bavuga bibi bagusabira nabi uzi ko hari igihe nigeze kumva umusaza umwe yari afite muri umuntu we bavindimwe bari bavindimwe bavuka iriya mu bice by'Epfira za Nyabikenke abo basaza bari babiri ariko bari abakatolika umwe yajyaga asengera undi bapfa urubibi urabona urubibi bagapfa urubibi gusa nta kindi kandi bavindimwe yajya gusenga kwera ukuntu umwe yari yarazengereje undi agahita avuga ngo ndakuramutsa Mariya Eugene muhorana n'Imana rudugira aragapfa
noneho abantu bakajya bagira ngo ni amasengesho arimo musabira, kumva arimo aramusabira nabi ngo azapfe. Nabo basaza bose nta n'umwe ukiriho, bose baratashye, ariko umva amasengesho ko hari abantu koko bajya basengera abandi bakabasengera nabi. Uzi ko n'abantu bajya gusenga bakajya mu butayu bagafata amabuye bagasunika, ngo kudusunitse iri buye niko dusunitse runaka, natembagare nk'ukuri beritembagara, ati kandi nifunga hari aba ari ku mutima uhita uhagarara. Uzi ko pasiteri abivuze nkahita mbyumva koko hari abantu basenga ariko bagasenga nabi, ariko hari n'abasenga bagasenga neza, arizo mbaraga z'amasengesho. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Izo mbaraga z'amasengesho zigeze zikora ku mugore witwa Ana ubwo yari afite umudamu witwaga Penina amumereye nabi. Penina ngo yaramumere, ngo Bibiliya ngo yamukinaga ku mubyimba, ngo yamukinaga ku mubyimba, ariko ngo igihe kimwe bagishira Ana ngo yinjira mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Yinjiramo ngo arapfukama arasenga, ngo igihe yasengaga igihe hamagaraga Imana, ngo amasengesho ye yarazamutse amubana menshi kugeza ubwo ngo ananirwa kuvuga, ngo sigara hatete manga atabasha kuvuga, ariko uko yavugaga ngo niko isengesho rye ryazamukaga rijya imbere y'Uwiteka, ngo kugeza ubwo umutambyi Eli ngo yamusanze mu rusengero iminwa irimo kudedemanga, ariko umugore netwaka ye yafatikanye n'iy'ubwami bw'Imana n'ijuru. Ngo aramubaza ngo niko wa mugore we uzageza he n'isindwe ryawe no kuza gusindira mu nzu y'Imana? Ana yuzuye umwuka wera asubiza Eli, arambwira ati njye umujakazi wawe ntago nasinze nk'uko ubyibwira, ahubwo nazanye amaganya yanjye imbere y'Uwiteka, nazanye amaganya yanjye nayazaniye Uwiteka Imana. Eli ngo arangije ngo yitegereje Ana arambwira ngo mugore genda amahoro, Uwiteka aguha icyo umutima wawe ushaka. Uwiteka naguha icyo umutima wawe ushaka muri iri teraniro. Haleluya. Uwiteka aguha icyo umutima wawe ushaka muri uyu mwanya. Uwiteka Imana aguha icyo umutima ushaka. Ni imbaraga z'amasengesho zitesha agaciro ibitekerezo bya Penina, zitesha agaciro umusonga wa Penina, zitesha agaciro inyuro za Penina. Akira imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu. Haleluya. Pastor, uribuka ko operasiyo uko yakozwe mu Bayuda ejo bundi? Yego. Dore amasengesho y'imisi itatu niyo yavuguruje ibintu Hamani yari yateguye. Yego. Wowe ubyumva ute? Haleluya. Imbaraga z'amasengesho, hari ijambo Petero yavuze. Petero yaravuze ngo noneho menye neza yuko marayika w'umwami Imana yansuye. Ariko umva ijambo nshaka, ijambo rivuga ngo umwami Imana ankijije ibyo Abayuda banyibwiragaho. Yego. Mbere yaho rero Bibiliya iravuga ngo amaze kwica Yakobo aranezerwa yiyongeza Petero, ngo aramufata amushyira muri gereza, araye ari umusohore ngo amwice. Abitorero, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho, abitorero ngo bageragenda barica. Harimo akantu ntugasimbuke. Uravuze mu kanya, uravuze mu kanya, abitorero mu kanya uravuze ngo Hana ageze mu rusengero. Ariko tuzavuga imbaraga z'urusengero. Imbaraga z'urusengero. Ntabwo abantu bazi agaciro k'urusengero. Reka babwize ukuri, ntabwo kusubirizwa mu butayu ariko usubizwa mu rusengero. Tuzavuga imbaraga z'urusengero. Nubwo abantu batagikunda urusengero, badundi ko mu rusengero baka amafaranga, baka amaturo abaho n'atabaho, habaho kondisiyo, habaho ibiki n'ibiki, ariko abantu bakwiye kongera kumenya imbaraga z'urusengero. Urusengero rufite imbaraga zitandukanye n'iz'ubutayu. Urusengero rufite imbaraga zitandukanye n'izo mu mazi. Twagiye muri Bakangutabare, twagiye muri Nyirancura,
ariko Bibiliya iravuga ngo uru rusengero icya mbere ruzabe mwihumure. Icyo ni icya mbere. Bagusengera batagusengera kugera mu rusengero hari mwihumure. Icya kabiri, umuntu uzagusengera oya ntago ari ngombwa ahangaha. Bizashoboka ko korona izatera abantu bagatatana, aho umuntu azaba ari naramuka ahindukira urusengero akagira gutya mu gitondo barirwa bakodesha ahantu. Uyu munsi umupfumu agakodesha akaragura ku wa mbere, urusengero ugasenga ku cyumweru. Ntabwo bituma agaciro k'urusengero katagaragara, ntabwo kagaragara. abantu bagahimba utuntu utamenya utwari two. Barategura inama ya segiteri ngo imvura yaguye bakajyana mu rusengero, n'amasegiteri ajya mu rusengero kwa General Yesu. Abazimusha reka mbabwire imbaraga z'urusengero. Ntabwo abantu bazi imbaraga z'urusengero. Toka debo si rabo ntabwo abantu bazi agaciro k'imbaraga z'urusengero. Urusengero urusengero ruvugwa ngo uzarureba nabi azapfusha umwana. Niki kintu se wareba nawe ugapfusha umwana? Urusengero. Ariko ntabwo abantu bazi agaciro k'urusengero. Ntabwo abantu bazi agaciro k'urusengero. Reka twakuvuga urusengero, tuvugira imbaraga z'iki z'amasengesho. Tuzavuga imbaraga z'urusengero. Waretse ko numva inda irimo kugenda isimbuka kubera uvuze urusengero. Njyewe ubutabazi bwa mbere nabuboneye mu rusengero. Namaze imyaka igera hafi muri 6 ndara mu rusengero niyorosa umusambi nkiyorosa undi umusambi. Imana ijya kuvugana nanjye yavuganiye nanjye mu rusengero. Imana ijya kuvuga ko izampa ubuzima yavuganiye nanjye mu rusengero. Aka gasura mureba ni ijambo Imana yamvugiyeho mu rusengero. Aka gapantaro ureba ni ijambo Imana yamvugiyeho mu rusengero. Aka gakweto ureba ni ijambo Imana yamvugiyeho mu rusengero. Ndajya nkubwira ukurikije imyaka navukanye iwacu kwa mama no kwa data, imyaka nahakuye nahavanye, iyo ntaza kugera mu rusengero iyo myaka iba yaramitanye. Ndashimira Imana tala bosti for the brand turamera urusengero. Ndashimira Imana yazanye urusengero. Iyo urusengero rutaza nari umujura. Iyo urusengero ntabona urusengero nari umusambanyi. Iyo ntabona urusengero nari umunywatabi. Iyo ntabona urusengero data uri mwiza. Urusengero mu gihe cyanjye utarapfuye yarasaze afungiye imageragere. Mu gihe cyanjye urimo urabyumva. Ndashimira Imana yashyizeho urusengero, kuko urusengero urimo urabyumva, urusengero rwampaye ubuzima data atampaye. Urusengero rwampaye ubuzima mama atampaye. Urusengero rwampaye ubuzima imiryango yo kwa mama niyo kwa data batampaye. Urusengero rwampaye ubuzima. Haleluya. Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe umunsi umwe uzira uwa kabiri. Nidushaka turuvuga mwuka ari utuyoboye. Bibiliya iravuga ngo Ezekiyeli ngo agiye kwerekwa ngo Imana avuga ngo ureba ngo areba mu irebe ry'urusengero mu muryango hagati, ngo abona mu rusengero ngo abona haturuka amazi. Ngo agiye kubona ngo na ya mazi ageze hanze ngo yakurikiza amaso, ngo abona ageze imbere ngo abona yiremye mu inyanja. Ngo aramanuka ngo ageze muri Araba yose yari yarabaye ikiziba. Cya kiziba kirahinduka, Araba ihinduka nzima.
araba uwo munsi izamwo amafi. haleluya Haleluya. Eh. Amafi amaze kuzamwo kuri Araba hari haracitse ubutayu, hatangiye kumera ibiti. Bibiliya ivuga ngo ibyo biti byaho, ibibabi byaho bikiza indwara z'ubwoko bwose. Byaturutse hehe? mu rusengero Urusengero. Nta mwuka wo mu butayu ubaho, mwuka wo mu rusengero. Nta mwuka uba mu butayu, mwuka uba mu rusengero. ibanze kwe Wajya usengera, nagiye mu rusengero byaracitse, mu rusengero baraduturisha ku ngufu, nagiye mu butayu. Nta mwuka uba mu butayu. Cyakoze umwuka wo akuvana mu rusengero akakujyana mu butayu bitewe n'ibyo ugiye guhondagura, ariko nta mwuka ukuvana mu butayu kujyana mu rusengero. Ntabwo ubaho. Umwuka uba hehe? Mu rusengero. Agaciro k'iki? Ku rusengero. Abantu bishe urusengero, abantu batutse urusengero, barafata ubururi bwose bakabwita insengero, barafata ibigonyi byose bakabyita insengero, barafata amarari yabo bakayita insengero, barafata ubujura bwabo bakabwita insengero. Naho bibira ntago ari mu rusengero. Byatumye abantu bagereza ni kuki? Abantu bazi insengero no tugenda agafata ikibambano akagishyiraho ngaho ngo numuze baze hehe aho warahubatse. Oya, yarahubatse hako uturije utaranubaka, ushaka kubyara utaratera inda, ushaka gutera inda utarafiyanse utaradakwa. Bino bibaho nk'uko byara abantu barakamutura urusengero, nta rusengero bagira, mu bigonyi, mu bibambano byabo se, by'indayi, by'utubari, by'abapfumu, bakagabana amasaha. Iyo Imana izakorera. Abantu bazinutswe iki? Bazinutswe urusengero. Ariko twongera tubwira abantu agaciro k'urusengero. Imana ibaremera insengero. Abadafite insengero Imana ibaremera insengero. Ariko bona iki? Tujye kumbarakaza amasengero. Tuzavuga urusengero. Ubuse turavuga imbaraga urusengero ko rutwishe. Urusengero ko ruturangije, imbaraga ze turazivuga zo twazirangiza. Urusengero mana, urusengero uzi igisambo kigeze mu rusengero kirihana, uzi indayi igeze mu rusengero irihana, uzi umuntu wibye leta yageze mu rusengero arihana, uzi umuntu wabaye umwicanyi yageze mu rusengero arihana, uzi umuntu w'umurozi yageze mu rusengero agahura na za mbaraga z'amasengesho agahura nazo, uburozi bwe ntago busubiranayo. Ntago wakinjira mu rusengero ngo uhure n'imbaraga z'amasengesho ngo icyaha kiri mu mutima wawe ugisubizeyo. Birakwiye yuko abantu bongera kwibuka urusengero bakibuka n'imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Amasengesho n'imbaraga z'ikiyemwe z'amasengesho. Mana we. Urusengero. Haleluya. Urusengero. Reka dusenge. Simewoni yarabwiwe ngo manuka jya mu rusengero. Ahageze ahura n'umwami Imana. Nihe wahura n'Imana atari mu rusengero? Ngo hageze aravuga ngo sezera umugaragu wawe, nta kindi nkeneye ku isi. Abonye agakiza wari warateguriye Abisiraheli hari hehe? mu rusengero. Turabahamagara bose baze hehe? Mu rusengero. Abantu bose bari barabuze bagaruke hehe? Mu rusengero. Akoze rurahari. Abo covid. Ahantu mubahamagarira harahari. Urwo rusengero rurahari. 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 Rubatse. Ikibazo ni insengero zabuze. Bibiliya iravuga ngo hari abantu bari mu nsengero ngo banze kwinjira, ngo babuza n'abinjira kwinjira. Bibiliya yavuze ngo abo ngabo batubereye nk'intaza.
abo ngabo niko ikibazo gihari ni kimwe, ni insengero zabuze cyangwa ni abantu bimira abandi kujya mu nsengero. Abantu nta nsengero bajyamo, barazizinutswe, barazihoreye. babitewe n'iki se? Aguze uhoreka mubwiza ukuri, nawe wavamo wafata umuntu wamushyira mu kibambano ukamwaka miliyoni, kandi amafaranga aguhaye arusha agaciro ikibambano arimo. Ubundi kuki badaturisha amafaranga ahwanye n'aho bari? bakubaze ni gute weho uba uri mu kibambano numva bari ukaka amafaranga arenza agaciro ikibambano urimo? Ibyo nibyo bituma abantu bazinuka insengero. Bashaka kubaka, bubaka heza ni ibyabo se? Ni ibyabo? Nasaro ko ibintu bitari ibyabo gute? Ibyo si byo mbona ni ibyabo. Oya mbwiza ukuri, iyo bambara ni ibyabo. Takoze wenda uri munsi y'igiti kamera nka Yohana, ukabwiriza ugaturisha, wenda munsi y'igiti bazahubaka. Ariko nukuri kw'Imana nta muntu wakodesha akabari ngo bajye bajya ibihe ngo azuba ku rusengero. Ntibyashoboka. Cyakoze nawe yazashinga akabari. Kuko ni Bibiliya ivuga ngo twigiye ku birenge. Ubundi arabwiriza akabataga ibibagu. Bibiliya ivuga ngo twigiye ku birenge, kuvuga ngo ibirenge ariho n'iby'akabari, kuko niko kamutanzeyo. Siko kamutanzeyo, yasanze akabari gahari. Bivuga ngo ari ku birenge by'iki? By'akabari. Arigira ku birenge by'iki? By'akabari. Nubwo ari bishop ari ku birenge by'iki? By'akabari. Nasa akabari nikamutanze hariya. Noneho rero murabona ko ibyo twari turi mu mwuka bihinduye, tukaba tugiye kubwira abantu, tukaba tubwiye abantu ko baza mu rusengero. Tugiye kubasengera, tugiye gusengera abantu nyine kugira ngo abantu bagaruke mu rusengero, kuko abantu twasanze ku rusengero bagize gute? Baruhunze. Hanyuma Imana nibona abantu bagarutse mu rusengero, sibyo? N'Imana nayo izakomeza ibashyigikire hehe? Mu rusengero. Ariko kubera ko twasanze ko hari impamvu nyinshi zituma abantu bataza hehe? Mu rusengero. Kubera kubaka iki? Utubari, abantu bakaza gusenga akabari, urusengero, akabari, urusengero, abandi bakaguranura. Twasanze ari ibyo bintu rero urusengero abantu batazi agaciro k'urusengero, batazi n'imbaraga z'urusengero. Urusengero rero rwa mbere na mbere umuntu akwiriye kuzirikana ni urwo mu mutima we. Haleluya, amen, haleluya. Urusengero rwa mbere na mbere umuntu akwiriye kuzirikana ni urwo mu mutima we. Narwo rwarasenyutse, kandi narwo rufite ibyarusenyuye. barimo bararusenya. Pastor, ni ibiki byaba byarasenye urusengero rwo mu mutima? Sibyo gusa se. Haleluya, Amen. reka twebwe byashenye insengero. Mwamuze ngo dusenga ngo abantu bagaruke mu rusengero. Abantu bameze nka Yesu, ariko ntabwo bameze nk'Imana. Nabo bari hafi, bameze nka Yesu. Ni uvuga ngo ndi hafi, nunkingurira ndinjira. Abantu nabo bari hafi, bari hafi bakinjira. Ahubwo ikibazo ni icyabazinuye insengero, umutima wabo. Rero mwamuvuze ngo umutima ni rwo rwa mbere. Urusengero rwa mbere ni umutima. Yego. Aha. Ese uyu mutima wagiye kuva mu nzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu atari uko wananiwe? Ntabwo umuntu yafata icyemezo cyo kwahukana, cyo gusaba divorce, cyo kwica uwo bashakanye, umutima utabanje kunanirwa, urusengero rutabanje gucika intege, kunanirwa. Insengero zo mu mitima zananijwe n'abazidekora, n'abazikoropa, n'abazitegura, kuko nta rusengero na rumwe rutagira abantu barutegura.
nta na rumwe hari urubaho, nta rusengero na rumwe tugira abarutegura. Uru rusengero rw'uyu mukirisitu rwitwa Umutima rutegurwa n'abantu babiri cyangwa batatu. Rutegurwa n'umushumba, rutegurwa n'umuhanuzi, rutegurwa n'umuvugabutumwa. Abo ngabo rero wa munsi wo kujya kurutegura baragiye barunyamo, baragiye barusigamo ibyondo, kuko babwiye uyu mutima ngo kuko ugiye guterezwa cyamunara, wabuze amafaranga yo kwishyura ideni, shaka ahantu uguza yandi uyampe nkwirukanira ideni. Sasa umwirukanira ideni rya banke, iryawe ryo rizirukanwa nani? Dayimoni kabisa. Irya banke ryamunaniye, none nagende yikopesha yawe, ujya mu butayu kumwirukanira inyatsi, kandi nawe ubaye inyatsi. Sengero rwagize gute? Sengero rwarasenyutse. Ahubwo dusa n'insengero z'imitima y'abantu, hanyuma bazagaruka. Aho bazagaruka ariko ntabwo ari iwanjye, sinzi aho bazagaruka. Bazagaruka aho Imana izabajyana. Nitumara gusengera imitima yabo, mufite akazi, mwahita mufata akazi ko kujya kwirukana ziriya ntaza, ko kujya kwirukana ziriya ntaza. Haleluya, haleluya. Manze mubyumve, mufite akazi inshuro ebyiri. Wari bwabone, reka mbabwire, nigeze kuba ndi ahantu, noneho umuntu araza arapfukama ati munsengere, nkeneye umwana. Arapfukama, umuhanuzi abaza ati se wa mama we, kukeneye umwana ufite umugabo? Umugore ati mwese ntimuri abagabo se? Numara kunsengera nari nayintere kwa General Yesu. Iki jyawe ndashaka umwana, numara kunsengera mwese muri abagabo unayintere. Uru rusengero mwavuze rw'Umutima rwashenywe n'uwamaze kumuhanurira akanamugira gute? Akanayimutera. Yamuteye ntumbazi yari, wasanga ari imodoka yamuteye. Haleluya. Ariko yigize gute? Yarayimuteye. Uwo muntu azagaruka mu rusengero? Nase rwa rusengero rwararufite? Ntarwo. Ariko ibyo ntabwo bikwiye gusimbura umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana irashaka ko abantu bose bakizwa. Bibiliya ivuga ngo yatanze Kristo kugira ngo zigire ubugingo ndetse bwinshi. Ntabwo Kristo yagusambanyije, ntabwo Kristo yakwata amaturo, ntabwo Kristo yakweskorotse, ntabwo Kristo yakubeshye. Uwakubeshya ni umuntu. Garuka kuri Kristo mu izina rya Yesu. Kristo arakera, Kristo arakera, Kristo aracyakora. Imbaraga z'amasengesho ziracyakora. Nubwo amasengesho wagiyemo wahuriyemo n'ibyandu byinshi, ariko amasengesho arakera. Ntabwo amasengesho yigeze yandura, ntabwo Kristo yigeze yandura, aracyahari. Ngwino mu izina rya Yesu. Amen. Shuti mwarimu duteze yombi, reka tubifurize ibihe byiza. Nakagaruka ni ku irembo ryera nyine, aho tugiye kujya tuvomera iby'ubugingo kandi n'iby'umwuka. Tugiye kwinjira mu mwuka wo gusenga, dusengera abantu bose bagaruke mu rusengero. Mwumvise ko umwuka wera duhaye ibindi bishya. Twaje tuvuga ku mbaraga z'amasengesho, ariko tushoreje ku mbaraga z'urusengero. Reka dusenge mu izina rya Yesu, tuyobore mu masengesho. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, kuva kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro.
niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, aravuga ngo mbese gutabarwa kwanjye kuzava hehe, aravuga ngo ntahandi kwaturuka usibye ku Mana yaremye ijuru ndetse n'isi. Turagushimiye hano mwami ku Irembo Ryera TV, kuko mwami Yesu Kristo abantu bakwiye kugaruka mu rusengero, kandi urusengero rwa mbere ni umutima. Abantu bakwiye kongera kwitekerezaho, dusanye umutima, Mana dusanye imitima yose, dayimoni yasenyutse, mwami turayisenye, turasengera imitima y'abana bawe, turabasengeye abantu basenyutse, abantu basubiye inyuma kubera ibyo bagiye babona mu rusengero bigatuma basenyuka. Iyi mitima yasenyutse mwami Yesu Kristo turayikumurikiye kugira ngo wongere uyisure, wongere uyisange mwami Yesu, kugira ngo wongere yitekerezaho, yongere ikumbure mu rusengero, yongere igire inzara n'inyota, abantu bongere bamere nka Simiyoni mwami Yesu Kristo ajya mu rusengero gusenga, bongere bakunda inzu y'Imana nka Dawidi mwami Yesu Kristo wavuze ngo kuba mu nzu y'Imana bimurutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Mwami turasenze Uwiteka wumve gusenga kwacu, kandi umugisha w'Imana ube ku Irembo Ryera TV ndetse n'ubwoko bwawe mwami Yesu Kristo, natwe twese duhe umugisha tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tubifurije ibihe byiza, umugisha w'Imana, Imana ibahezagire mwese. Amen. Amen.